abantu bakubwira ko umugore wawe ari munyangeso mbi, ukavuga uti umugore wanjye ntabwo yabikora, ukamutsindishiriza. Iyo yumvise umutsindishiriza ari mu makosa, hari igihe atinangiye umutima avuga ati reka ndekeraho amakosa nakoraga kuba umugabo wanjye bayamubwira kandi nanjye nyakora, kuko umutima utarya ruswa, reka nongere mpindukirire umugabo wanjye. Haleluya. Kristo yadukunze turi abanyabyaha, niko abagabo dukwiye kugirira imbabazi abagore. Abo twabanye mu gitondo nababwiye urugero rw'umubwiriza umwe, nanze kubabwiriza. Wabonaga umugore wasambana akamugirira imbabazi. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ko iby'agakiza kacu byaje mu ishusho y'umugabo. Uwo mugabo ahagarariye Kristo, kandi mu by'agakiza kacu itorero rigereranywa n'umugore. Niyo mpamvu bitari kuza mu ishusho y'umugore, kuko itorero ntabwo ryari kwicungura. Ntabwo umugore yakwicungura, ntabwo umugore yakwikunda, akeneye gukundwa n'umugabo. Maze Yesaya abibona mbere y'imyaka 700 ngo nuko umwari azasama iki bakundwa? Azasama inda. Azabyara iki? Umuhungu. Uzamwite nde? Uzamwite Emanueli. Kristo arahanurwa. Bisohora muri Matayo igice cya mbere tugana ingenzi ku murongo wa mbere. Byari byarahanuwe, bihanurwa uko Yesu azavuka. Matayo igice cya mbere, abafite Bibiliya tuharambura. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya mbere. Tuhasanga iby'ubu buhanuzi bwa Yesaya bwaje gusohora. Ndagira ngo mbabwire yuko umuhungu yavutse. Haleluya. Havutse umuhungu, no ku rugamba hari aho bagera. N'aba basirikari bacu b'abakobwa hari aho bagera bakavuga ati ahangaha umuntu ugiye kuharasa bisaba kuba ari umuhungu nawe ufite imbaraga zidasanzwe. Bakavuga bati abakobwa mufite ibyo mushoboye, ku rugamba mufite ibyo mushoboye, ariko hariya hakeneye umuhungu uri buze kwasama, agashyira intoki mu matwi, akajugunyamo igikombura, kandi akaba afite imbaraga ku buryo imbunda itamushika, iri mu mushika agashikamana nayo isasu rikagera aho rishaka. Bakavuga bati imbaraga z'umukobwa ahangaha ntizagenza zite, ntizakorayo. Hari aho abakobwa bashoboye gukora, ariko hari aho bigera bakitabaza agahungu. Aho rukomeye hagomba kuboneka umuhungu. Haleluya. Havutse umuhungu. Ababyumvise mutame? Nuko Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga amazina ya Yesu, amazina y'abasekuruza ya Yesu. Twihuse tugere ku murongo wa 18. Muri ibi bisekuru bya Yesu, ukurikije uko handitse, hagaragaza ko Yesu yaturutse mu bisekuru by'abanyangeso mbi gusa. Abasambanyi, abicaye, abajura, barahabu, bande aho hose muri icyo gisekuru cy'ibyaha gusa. Bibiliya yibonye kuvuga ngo aho ibyaha byagwiriye ni naho umuntu bw'Imana bwagejeje gute? Bwasagiye. Yesu yaraje ajya mu bisanza by'abanyabyaha hasi rw'ibi aragenda. Bibiliya niko itubwira. Mu Bakorinto atubwira ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kubizera twitwa gukiranuka kw'Imana. Maze Yosefu asobanukirwa, ntiyasobanukirwa ibyari bibaye. Ibyo Yesaya yahanuye. Twihuse tugere ku murongo wa 18. Tuvuye muri ibi bisekuru bya Yesu, byari abantu babi gusa, abicanyi ba Dawidi. Yesu niwe yagiye kunyura aho ibyaha byabaye byinshi, niho yagiye guturuka. Ibintu igihe rero kiragera, Yesu aza kuvuka. Tugere ku murongo wa 18. Kuvuka kwa Yesu uko kwagenze, abageze muri Bibiliya. Umurongo wa 18. Nuko kuvuka kwa Yesu Kristo dore uko kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe nande bari muri Bibiliya? Na Yosefu. Ariko Yosefu yari ataragenza atabasoma, yari ataramurongora. Nuko babona afite inda y'iki? Abasoma y'Umwuka Wera. Nuko umugabo we Yosefu, kuko yari umuki? Abasoma yari umukiranutsi, kandi adashaka kumukoza iki? Bakundwa, isoni ku mugaragaro. Mbega umugabo mwiza. Yigira inama yo kumubenga rwihishwa. 20. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera muki? Abasoma mu nzozi aramubwira ati Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ni y'Umwuka Wera. Murongo wa 21 ndawukunda cyane. Azabyara iki nanone? Wa muhungu araje. Ibya Yesaya birasohoye rero. Azabyara umuhungu, uzamwite nde?
uzamwite Yesu, kuko ari we uzagenza ate abari gusoma, ari we uzagenza ate, ari we uzakiza abantu be iki, ibyaha byabo. Nuko Bibiliya ikomeza ivuga uko byagombaga kugenda, ariko kubw'igihe reka ngarukiye kuri uyu murongo 21. Witinya kurongora umugeni wawe, kuko imbuto imurimo ni imbuto y'iki abari gusoma, y'umwuka wera. 21. azabyara iki, azabyara iki abari gusoma, azabyara umuhungu, uzamwite nde, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be iki, ibyaha byabo. Ndagira ngo muri uyu mugoroba, mbere yuko tugera ku musozo, nongere mbaze ikibazo abantu bari muri iri teraniro ry'Imana, ry'abana b'Imana bara, abantu ba Yesu muri hano, muzamure ibiganza byanyu ndebe abantu ba Yesu. No, reka nyuzemo amazi. Harimo disi n'abatazi ko ari aba Yesu. Mumanura ibiganza. Harimo rwose n'abatigeze bazamura, bavuga bati nkurikije ibyo nkora, nkurikije ibyaha byanjye, ntabwo ndi uwa Yesu. Kandi ku ruhande rumwe ufite ukuri, ariko ndagira ngo nkubwire uko kuri gutsindwe mu izina rya Yesu, wizere ko uri umuntu wa Yesu. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba, azabyara nde, umuhungu, uzamwite nde, Yesu, kuko ari uzakiza abantu be iki, ibyaha byabo. Nagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba, Satani nta bana agira. Bibaye bishya, Satani nta bana agira, ntiyaremye n'Imana. Azabyara umuhungu, mvuga ukuri kwa Bibiliya, uzamwite nde, Yesu, kuko ari uzakiza abantu be iki, ibyaha byabo. Reka ndebe abantu ba Yesu bari hano bafite ibyaha, namwe mugire mutya. Abantu ba Yesu bafite ibyaha muzamure. Ikibazo ni iki? Mumanure ibiganza byanyu. Mufite ibyaha, murabyemera? None se reka twiganire rero, ntumvuge gaho ko Yesu agiye kugaruka. Murabyizera? Murabyizera? None se abanyabyaha bazajya mu ijuru? Muzaca Yesu? Murashaka kujya mu ijuru se? Muzarijyamo muteze? Muzihana ryari? Muzihana ryari? Mugiye kubera nka yandirimbo ngo urabeho nyiranzihana ejo. Muzihana cyangwa murashaka kwihana? Abashaka kujya mu ijuru mugire mutya. Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu. Abashaka kwihana ibyaha, Imana ibaha umugisha. Ubwo se ijuru ntibibibonye? Hari inkuru nziza. Yesu yaje mu isi, misiyo ye ari iyo gukiza abantu be ibyaha. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ariyo muremyi, yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, niyo yaremye twebwe. Satani aza kwangiza imico yacu biturutse mu byo duha n'ibyo turya n'ibyo tunywa, ariko imbere y'Imana, Imana niyo yaremye, Satani ntarema. Turi abantu ba Yesu. Ababyumvise mwongere mutamera. Satani n'abadayimoni babyumve, turi abantu ba Yesu. Ariko reka mbabwire inkuru nziza nanone. Yesu ugiye kugaruka vuba bidatinze, ntabwo azajyana abanyabyaha mu ijuru, azajyana abanyabyaha bemeye kwihana ibyaha byabo. Abo rero bahindurirwa izina, bakava mu gikundi cyo kwitwa abantu ba Yesu, ahubwo bakitwa abana b'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo cyakora nyuma y'icyo gihe n'ayo mateka y'ubunyacyaha, abemeye Yesu yavutse akaza mu isi, yabahaye abamwemera bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki bakundwa b'Imana, ngo abo ntibabyawe n'imbuto ibora, imbuto y'amashabari na nyiramapore. Ntabwo byari guhindura ubuzima bwanjye, ngo ahubwo abo babyawe n'ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana niryo ribahindura, niryo ribigisha kwitondera amategeko y'Imana, rikabigisha kugira imico myiza. Abo bakurwa mu kuba abantu b'Imana gusa, ahubwo noneho bagahabwa izina ryo kwitwa abana b'iki b'Imana. Muri uyu mugoroba bifurije kwakira Yesu waje gukiza abanyabyaha ibyaha byabo.
Mu byaha Yesu yaje gukiza abanyabyaha harimo ibyaha nk'ibikorwa, harimo ibyaha nko mu bitekerezo, harimo ibyaha n'ibyo twirengagije gukora tubizi, harimo ibyaha nk'uko twavutse muri Adamu, harimo ibyaha nk'ibyo dukora byiza twihangira gukiranuka. Hari abantu benshi Yesu bazamubaza kuri uwo munsi bati mwana twakoraga ibi n'ibi mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ariko ngo azababwira ati nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe sinigeze ngenza nte kubamenya, kuko nimwigize mwemera kwihana ibyaha byanyu. Reka nongere mbisubiremo mbibibutsa, mu byaha Yesu yaje gukiza abanyabyaha. Tugera ku musozo wacu uyu mugoroba, harimo ibyaha nk'ibikorwa bigambiriwe. Muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 3 tuhasanga Dawidi yarakoze icyaha kigambiriwe cyo gusambana. Nyuma yo gusambana yicisha Uriya. Ibyo byaha yarabitekereje ategura bije yo kubikora. Ibyo byitwa ibyaha nk'ibikorwa bigambiriwe. Mu byaha Yesu yaje gukiza abanyabyaha harimo ibyaha bigambiriwe. Dawidi igihe yaragezweho n'umwuka w'Imana ahuye n'umuhanuzi Natani, yari yihannye. Muri Zaburi ya 51 aravuga ati Mana yanjye usibanganye ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yawe iteka, ni wowe ubwawe mwami nacumuyeho, nuko utishimira ibitambo bantambye inka n'ihene, ariko ibyo bitambo ushaka ushima ni umutima umenetse. Maze arongera avuga ati kandi mwami umutima umenetse ntuzagenza ute, ntuzawusuzugura. Arangije amaze kubabarirwa ibyaha, muri iyi nzira yo kubabarirwa ibyaha nk'ibikorwa, birashoboka ko waba warasambanye, birashoboka ko waba warishe, birashoboka yuko waba waribye. Ibyo byose biri bishyira mu gatebo kamwe kitwa ibyaha nk'ibikorwa. Amaze kubabarirwa, amaze kwemera ko ari umunyabyaha, amaze kwakira imbabazi z'Imana, muri Zaburi ya 32 yandikamo icyivugo nkwifuriza muri uyu mugoroba. Aravuga ati hahirwa wababariwe ibicumuro by'ibyaha bye bikagenza gute, bigatwikirwa. Hahirwa Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Atangira kwibona mu bahiriwe. Nshuti yanjye najya kubwira muri uyu mugoroba, mu byaha Yesu yaje gukiza. Satani ntagutera ubwoba bakubwira ngo wakoze ibyaha bikomeye cyane ntiwababarirwa. Mu byaha Yesu yaje gukiza harimo n'ibyaha nk'ibikorwa. Yesu akugirire neza. Mu byaha Yesu yaje gukiza abanyabyaha. Matayo 5:27 Yesu yaravuze ngo mwumvise yuko havuze ngo ntugasambane, ariko ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima. Babaze muri uyu mugoroba, mbese n'abagore b'iki gihe bashobora kwifuza abagabo? Bashobora kwifuza abagabo? Burya rero mwiswa abasambanyi, abagabo mwiswa abasambanyi. Reka mbabwire igihe kimwe navuye kubwiriza ubutumwa, ayo n'andi mateka. Nari mvuye kubwiriza abantu, nabwirije ikibwirizwa cy'urubanza. Abantu ndababwira ni nyamuneka nimwihane ibyaha byanyu. Ibintu biza gukomera nuko nsigeze ku rugo, nari ntashye, nari ntuye i Kigali. Aho nari naraguze inzu, maze kugera i Kigali umugore arampamagara. Kumva umugore yarampese sinabimenya. Nari narahaye umugabo aho kuzamura igikuta cyo kubaka urupangu, kuko pariseri yabo yari yararangiye. Maze kuyibaho umugore anyibikamo sinabimenya. Ntangira inzira yo kwigisha yo genzura. Nari ngeze kuri nomero ya 11. Maze umugore arenga ibyo byose najyaga kwigisha. Satani atera umwana wo muri urwo rugo. Nari mvuye kubwiriza ahantu i Muhanga, nigishije icyigisho cy'urubanza, numva ndi mu mbaraga. Nuko ndaza mageze, arambwira ati murokore injira hano, nagize ikibazo, wino manzi usenge. Ndamubwira reka nze manze mbike ibitabo. Ndaje ati hoya wibibika, ndahatirizanire kaza mbibike ibitabo. Ndabibika nkuramo ikote sinzibagirwa iyo hataba Yesu. Nuko nsigara na karuvati n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Ndazamuka, banyita murokore, banyita mudive, banyita pasitoro. Ndazamutse ntazi ko natezwe umutego. Ndagenda nyimara kwinjira mu nzu mu cyumba, umugore ati komeza mu cyumba. Abagejeje mu cyumba cy'umugabo, banicaye ku gitanda cy'umugabo. Sinagira make. Arangije barambwira ati dore umwana wanjye yaremye. Kumbi Satani yagagaje uwo mwana, ariko ari ngewe wagenje ate, ari gushaka. Hari ibyo Satani ajya akora. Nuko nicara, ariko numvaga ndi mu mbaraga, ndasenga, senze umwana arakira. Ariko ntabwo nzi iby'icyo gihe uko byagenze. Umwana amaze gukira, nari nsigaranye 500 mu mufuka, nari nsaguye ku itike. Ndayafata, ndababwira ngo muzanire Nyabisindu, bazana amata, ndayacugusa. Ariko nicaye ku gitanda cy'abandi, amata amaze kuyacugusa, mpereza umwana aranywa. Umwana amaze kunywa, kuko yari abadayimoni bari bamugagaje cyane, umwana araryama arasinzira. Nyina twicaye ku gitanda atangira kunkora mu mutwe. Ari mfite imvi zitaragwira cyane, akajya akora mu mutwe. Ubundi ingurube iyo bagiye kuyica
babanza kuyagaza, bayikoraho igira ngo ibintu ni amahoro, ariko nta mahoro y'abanyabyaha. Atangira kujya nkora mu mutwe, reka nihute ne kubakera, akajya kurura, ariko ufite udusatsi twiza akurura, mbega imisatsi myiza, imisatsi iri mu tubara utw'umweru utw'umukara. Uko akoraho gutya agenda akora ku musatsi ntangira gupfa, uko akoraho ngenda mpfa, uko akoraho ngenda mpfa, uko akoraho ngenda mpfa. Amanura intoki akora ku matwi, ariko uri umugabo ufite po nziza, abageze mu bwanwa akoramo, numva ibintu byabaye ibi. Nambaye karuvate, Bibiliya iratubwira ngo uyibwira ko ahagaze yirinda atagenza ate, burya kugwa birashoka. Atangira kunyagaza, ntangira kumva ndi gupfa. Mu kanya gato yarakenyeye agasharupe abagakuyeho, asigarana twa tuntu murarana ba mama bita harya ni robedonowe, sinzi uko mutwita, kagera hano amasarare, ndebye amatako, mbonye ibiboko biraho bitendera, yambaye agasengeri kamanutse ako kantu, mbona hariho ibintu bimeze nk'aho injangwe yasharatuye inzara, mubyita ngo ni amaribori mama shenge. Amaso arareba, reba ku maboko, reba ku maguru, araga. Numva ikijwi kiri kumpata cy'abadayimoni kikajya kimbwira ngo nutamukorera ibyo ashaka uramubaye imbwa. Numva ndabambwaye cyanyara ubwana koko, ariko nkabura imbaraga. Abagabo muraha, ntangira gupfa. Hari indirimbo dufite ngo uzuko umubiri ugenje uti uremba, kandi umwanzi agenje ate, arakaze. Umwanzi amajwi y'abateme sinababwira urwo rugamba ruri imbere ukuntu rwari ruri kurwana. Ngeraho numva ndatsinzwe, nibagirwa icyigisho nigishije. Mbega umuntu hatabaye Yesu ninde watabaruka? Nkunda amagambo ari muri Zakariya igice cya 5 umurongo wa 4, avuga ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana, ni kubw'umwuka w'Imana. Ngiye kumva, numva irindi jwi, nababwiye ko nemera Imana ivuga, numva irindi jwi, umubiri warembye rirambwira, uribuka ko wabwije icyigisho cy'urubanza? Numva ndakangutse, numva mbaye muzima, imbaraga ibiraje, mba ndahagurutse. Reka mbabwire, nukiranuka udafite umugambi wo gukora icyaha, Imana izakurengera. Numva imbaraga ziraje, mba ngeze muri korodo. Umugore arangurikiye ati none kugiye? Ni woya bayi naheje, ati garuka nkubwire nturabeho. Hashimwe Yesu wabikoze, ariko ku bwanjye nari namaze gutsindwa. Bibiliya iyiturondoye ku buhagarike bw'umunyacyaha nta kwihendahenda. Turi abanyabyaha mu bitekerezo, kuko ureba umugore akamwifuza bamaze gusambana nawe, kandi ureba umugabo w'abandi nawe akamwifuza bamaze gusambana nawe. Imana yihesheje icyubahiro sinashyira mu bikorwa, ariko ibitekerezo byanjye byari byatsinzwe. Nagiye mu cyumba ndapfukama mbwira Imana, ni data, wewe wambabariye bya bindi nakoze, n'iki cy'uyu mugoroba ukimbabarire, kuko cyaje mu bitekerezo nubwo ntashyize mu bikorwa. Ariko ushimwe ko wandinze gutukisha izina ryawe mu buryo bw'ibigaragara. Ngewe mu mutima naguye, ariko mu buryo bw'ibigaragara nguhesheje icyubahiro, kubw'imbaraga yawe uhabwa icyubahiro. Sinjye watsinze, ni Kristo watsinze. Nshuti zanjye, birashoboka ko umaze igihe kinini ugendana ibyaha nk'ibitekerezo bipfuye mu mutima wawe. Ibyo byitwa ibyaha. Mu byo Yesu yaje gupfira nicyo kirimo. Mu byaha Yesu yaje gupfira abanyabyaha, yaje gukiza abanyabyaha. Harimo ibyaha nko kwirengagiza gukora ibyiza ubizi. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 17 haranditse ngo uzi gukora neza ntabikore bimuhindukira icyaha. Abo wirengagije kugirira neza, ibyo byanditse mu ijuru ko wakoze icyaha. Matayo 7:22 hari ibyaha nko gukora imirimo myiza ubitewe n'ubwibone. Reka mufashe sinamera nkawe, ibyo badukoreye sinaba nkabo, ukabafasha. Iyo ni imirimo igaragarira amaso y'abantu, ariko mu ijuru ikiriho iteka yitwa ibyaha, kuko ni icyaha cyitwa kwishongora. Ibyo byaha biri mu maso y'Imana. Mu byaha Yesu yaze gukiza abanyabyaha. Hari ibyaha nko gukora ibibi utari ubigambiriye. Mu Balewi igice cya 5 umurongo wa 12 hatubwira ko wakoraga icyaha atakigambiriye. Imana nitorera n'icyaha uko cyaba kingana kose, yagombaga gushaka igitambo
akagishyira umutambyi, akagishyiraho ikiganza cye, akacyaturiraho ibyaha bye. Umutambyi akamutambirira ibyaha nubwo yagikoze atabizi. Urugero, uri mu nzira ugenda ugonze umuntu utabishaka, wari uri guhinga isuka irakuka yikubita ku muntu apfa atabishaka, wagombaga gushaka igitambo kuko itegeko riravuga ngo ntukice, ugashaka igitambo cy'ibyaha byawe, bya bindi twita ibyaha bitoya. Ibyo byose byabambishije umwana w'Imana, ukeneye kubyihana. Hari ibyaha nk'ibyo twarazwe muri Adamu, Abaroma 5:18 haranditse ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateje ko abantu bose bacirwaho iteka. Nshuti zanjye, ibyo byose, izo kategori zose z'umunyacyaha zitugira abanyabyaha. Ntabwo gukira no guhinduka kuri twebwe byashoboka keretse twikubise ku gitambo cy'i Karuvari. Misiyo ya Yesu, icyazanye Yesu mu isi, yazanywe no gushaka no gukiza abanyabyaha ibyaha byabo. Niyo mpamvu ikigo cyacu cy'uyu mugoroba cyatubwiraga ngo twaremewe kubaho by'iteka ryose kubwa Yesu Kristo waje gukiza abanyabyaha ibyaha byabo. Pawulo yarabisobanukiwe, arangije avuga amagambo akomeye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17. Pawulo aravuga ati nzi ko Kristo yaje gupfira abanyabyaha, ariko muri abo banyabyaha ni njye wahe? Ni njye w'imbere. Muri uyu mugoroba ijuru rikeneye ko ari wowe munyabyaha w'imbere umenyekana, ugakura amaso ku bandi. Turi abanyabyaha kubw'ibikorwa, turi abanyabyaha kubw'ibitekerezo, turi abanyabyaha kubyo twirengagije gukora, turi abanyabyaha kubwa kamere twarazwe muri Adamu, turi abanyabyaha kubw'imirimo myiza twakoze twishongora ku bandi. Ibyo byaha byose bidushyira mu gitebo cyo kurimbuka, ariko icyazanye Yesu Kristo yaje kongera kugira ngo ikiraro Satani yaciye cyaduhuzaga n'Imana yongera gitindisha umusaraba w'i Karuvari, yongera turemere ubundi buzima bwo kuzabaho by'iteka ryose, aho tutazongera gutandukana n'Imana, tukabyakira kubwo kwizera muri uyu munsi, tukabyakira tukemera kumanika amaboko. Turi abanyabyaha muri izo ngeri zose, buri wese akemera gutsindwa, Yesu akamutsindishiriza. Kristo akongera kumuha ijambo akamubwira ati ubwo unyemeye mwise umwana wanjye, ntukiri umugaragu ahubwo uri umwana mu rugo. Abamwemeye bose bakizera iryo zina, bakemera inzira yo kwihana no kubabarirwa, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Muri uyu mugoroba ndashima Imana Data wa twese yabikoze, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ubwo yabikoreye abandi, ikabikorera baba ruharwa, ikabikorera Pawulo, ikabikorera njyewe, ikabikorera abandi muri aha n'abatarabikorerwa yiteguye kubibakorera. Reka muri uyu mugoroba ubwo Imana yaturemeye kubaho by'iteka ryose binyuze mu gitambo cy'i Karuvari, Satani yari yatunyeze kuzabaho by'iteka ryose, Kristo yaragarutse ngo tuzabeho by'iteka ryose. Aza ari umwana w'umuhungu uzakiza abantu b'ibyaha byabo, kandi tubonye turi abanyabyaha. Kristo we wera muri uyu mugoroba yongera dukize ibyaha. Abifuza kubikira mwese mubirambika imbere ye mu buryo bw'ibitekerezo, yemera kongera kubakiza, maze inzira yaje kuducira ubwo agiye kugaruka vuba bidatinze, twese hatabuzemo n'umwe n'abana bacu n'abagore bacu, tuzatabaruka tunesheje kubw'intsinzi y'umusaraba kubwa Yesu umukiza wacu. Mbese muri uyu mugoroba ni abantu bangana iki bavuga bati mwami Yesu nanjye nkeneye kubabarirwa ibyaha, nkeneye kubabarirwa ibyaha. Ubwo ibyazanye Yesu agomba gukiza abantu b'ibyaha byabo, kandi tubonye turi abantu ba Yesu, kandi ibyaha birahari. Bakavuga bati nanjye muri uyu mugoroba Yesu ataratunguka ku bicu ngo avuge ngo birarangiye, nkeneye kubabarirwa ibyaha. Babihamisha ibimenyetso byabo, babyereka nyir'ubugingo we wabibumbiye akabiremera. Ntabwo ari njye mugaragaje iki kiganza, n'icyanjye nanjye ndakimanitse, natsinze ibyaha bye bigaragara, kandi ndacyari ku rugamba sindarurangiza, ndacyarwana n'ibyo mu bitekerezo nk'ibyo namwe mu Rwanda nabyo. Ariko Pawulo yaravuze ati nshobozwa byose na Kristo mpiki umpa imbaraga. Uwo wasezeranye ko azatubabarira, uwo wasezeranye ko azatubabarira ibyaha byacu, byaba ari ibyaha nk'ibikorwa byagaragariye amaso y'abantu, byaba ari ibyo mu ntekerezo, byaba ari ibyo twirengagije nk'uko tumaze kwiga. Yiteguye kubabarira buri wese uri hano. Reka ikiganza cye gifate mu kiganza cya buri wese, kimukure mu ntege nkeya, kimwambike imbaraga. Twese hatabuzemo n'umwe tuzabona ubugingo kubwa Yesu umukiza wacu. Tumanura ibiganza byacu. Hari abantu b'abashyitsi baraha, by'umwihariko bavuga bati nkeneye gusengerwa ngo Imana inkize ibyaha. Hari ibyo nagerageje ariko byarananiye. Bagahagurukira aho bari bakaza tugafata isengesho dusoza. Batera intambwe, muze ni Yesu ubahamagara. Mutera intambwe, nta ndirimbo baririmbye, musange Yesu ni ubahamagara. Uyu mwanya ni wanyu. Tera intambwe Yesu akwakire.
uyu ni umugoroba mwiza. Ijwi ry'abadayimoni riceceke, ijwi rya Yesu riguhamagara. Ngwino barambura umukeka hano dufatanye gusenga. Umushyitsi uraha witeguye kwihana, witeguye kwakira Yesu, witeguye kubabarirwa ibyaha, akaba ari hano muri iri teraniro. Tera intambwe. Zakayo yagiye ari umwe, twari tubibonye, ariko hitanze benshi. Uyu mugoroba ijoro naryo riteneye undi ryakira. Abayobozi muri aha mumwakire mu biganza. Tambuka nawe. Uyu mubyeyi fashe icyemezo cya kigabo. Uyu ni umugoroba gusa noneho umuntu ku giti cye. Tubonye turi abanyabyaha, abantu bakeneye kubabarirwa ibyaha, babashyitsi muri iri teraniro. Reka mvuge ngo n'abakeneye kubabarirwa ibyaha babasangwa, ariko bari bafite uburyo bari kubona bitagenda neza, bakeneye iryo sengesho, batambuke baze hano dufatanye gusenga. Uru ni urugi rw'imbabazi muri uyu mugoroba ruri kwizunguza ngo uwemeye ase. Uwemeye ase, ushaka wese naze. Umugoroba Yesu avuga ati niteguye kubabarira. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be iki bakundwa ibyaha byabo. Uyu ni wa mwanya wo kubikiza rero, wisigara. Ngwino Yesu iryo sezerano yasezeranye rigusohorereho. Uyu ni umugoroba mwiza, n'umugoroba wawe. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, niwe uzakiza abantu be ibyaha byabo. Uyu ni umugoroba wo gukiza ibyaha, ni Yesu bikiza, niko yasezeranye. Abakunda Yesu muvuge ngo amena. Mwongere muvuge ngo amena. Mwongere muvuge ngo amena. Ngwino nawe Yesu aragushaka muri uyu mugoroba. Isezerano yararivuze, avuga yuko uzemera ibyaha bye. Icyo Uwiteka ashaka nuko wemera ibyaha byawe. Uri umunyabyaha, impagarike yawe, kandi wazamuye ikiganza ugaragaza ko uri umunyabyaha, ariko ukeneye isengesho muri uyu mugoroba rikubatura muri ibyo byaha. Uyu ni umwanya wo kugusengera ngo ibyo byaha bishire, Yesu akwambika imbaraga. Urwo rugamba Yesu arukurwanirire. Hari urwo yatsinze, hari n'urwo ashaka gutsinda muri uyu mugoroba. Ngwino nawe Yesu aragushaka, nta wundi usigaye. Yesu araguhamagara muri uyu mugoroba. Ndabona umubyeyi utambuka, ndabona umukobwa utambuka. Muvuge ngo amena. Mwongere muvuge ngo amena. Mwongere muvuge ngo amena. Abadayimoni babyumve, mwongere muvuge ngo amena. Azitwa Yesu. Niwe mugabo ukunda umugore we nubwo yaba yasambanye. Niwe mugabo ukunda umugore we. Niwe Hoseya wemera gucyura Gomeri. Niwe mugabo, niwe mwungeri mwiza utazimiza, wemera gupfuira intama ze. Kubw'amaraso ya Yesu burya twababarirwa. Haleluya. Hahirwa ababara ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikirwa. Nawe ukeneye ko ibyawe bitwikirwa, ngwino nawe Yesu aragushaka. Mushyitsi wagize amahirwe yo kubana na Yesu muri aya materaniro, ntutahane ibyaha byawe. Ngwino nawe Yesu aragushaka. Kubw'uyu mwanya mwiza, reka dupfukame, twegere hino, twegere hano, maze dupfukame, maze dusenga Imana. Sabe n'ubundi umuyobozi w'itorero amfashe mu isengesho, isengera abana b'Imana, ariko tunasengera n'abizera muri rusange. Bizera dusoza iki cyigisho, buri wese asengera mu mutima yinginga Imana. Ndagira ngo mbabwire ko Yesu agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, akavuga ngo bigenje bite? Ibyo kubabarira umunyabyaha bigenje gute? Birarangiye. Mureke dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tumwambaza akiri bugufi, twemere kwihana. Nta kindi, ubwami bw'Imana buri hafi. Icyo Kristo akeneye ni uko twihana ibyaha, kandi kuko yabisezeranye azabitubabarira. Na rya juru twifuza kujya tuzarenyamo twese mu izina rya Yesu. Dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu idukunda cyane, izina ryawe rihimbazwe. Wishimiye ubuntu n'imbabazi watugiriye, ukatwihanganira iminsi yose tumaze, udashaka ko twarimbuka ngo tugwe mu byaha, ahubwo ushaka yuko twakwizera tugahabwa ubugingo buhoraho. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi ijambo ryawe rigeze mu matwi yacu no mu mitima yacu, natwe turaryumvise kandi turaryemeye. Izina ryawe rihimbazwe. Riraturondoye, uhereye mu bworo bw'ibirenge ukageza ku mutsatsi, nta hazima hahari. Twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bwawe, ariko dushimye Yesu
ko ari we waducunguye, izina rye rihabwa icubahiro. Kubw'ibyo yaduhaye isezerano yuko naho ibyaha byacu byatukura azabyeza bigasa na shelegi. Turagusabye ngo muri uyu mwanya ubwo dutsinzwe utubabarire, utwambike gukiranuka kwawe, kandi amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ibibi twakoze byose ubisibanganye, ahubwo utureme bundi busha, kugira ngo nitwishimire ubwami bwawe, izina ryawe rihimbazwe. Ni ukuri warakoze uko waduhaye Yesu. Iyo ataba we, ahacu hari kuba hashize, ariko kubw'icyo gitambo turi abana bawe, izina ryawe rihimbazwe. Muri uyu mugoroba abana bawe bumvishe ijwi ryawe, barakwitabye. Gusabye ngo mwami nawe ubakire kandi ubarwanirire. Urabizi Satani araturwanya cyane, ariko intsinzi turayifite kuko wanesheje, kandi abakwizera bose wabaye isezerano yuko uzabaneshereza. Uneshereze mu mitima yacu, kugira ngo uhereye uyu munsi wa none nitugera ku rufatiro rw'ijambo ryawe, tukishimira gukora ibyo ushaka, izina ryawe rihimbazwe. Uduhe gukunda ijambo ryawe kuko arimo tuvuganira nawe, kandi mwami ubwo twitanze tukwihe burundu, uturinde ko twakwiha igice, ahubwo tukwiyegurira iby'iteka ryose. Iherezo rya byose riri gufi, agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ude kurwana intambara, kugira ngo ujye kugaruka ugahamagara amazina y'abagutegereje, tuzitabe karame mu bwami bwawe. Iteraniro ry'uyu mugoroba ryose rihirwe nawe. Bana bawe baturutse impande n'impande baje kugushaka. Ndagusabye nkinga ngo buri muntu wese atahana agakiza mu mutima, kandi ubwo tugeze ku munsi wa gatandatu, ndagusabye nkwinginga ngo turinde gucika intege, ahubwo uduhe gukomeza kugendana nawe, kugira ngo ku iherezo ntihaboneke umusaruro w'imitima ikugarukiye myinshi, tuzashima izina ryawe. Mwene data ukomeze kumwongera imbaraga. Uyu mugisha twagize uzaturinde kunyanyagaraho. Aya mahirwe twabonye uzaduhe kuyabyaza umusaruro, kugira ngo mwami ubw'impano y'imbere ugiye kuvuga twese tuzaboneka imbere yawe. Tugiye gutaha, udusezereshe umugisha wawe, amahoro yawe agendane natwe twese, tubisabye mu izina rya Yesu. Yumvise mwongere mutamena. Imana ihabwa icyubahiro, kandi iyambabariye namwe ibababarire. Abashyitsi babageze hano ari ubwa Jean Nsenga VSP. Aka kanya twahageze gatanu kuri gatanu. Jean Nsenga VSP. Aka kanya twahageze gatanu kuri gatanu.